Yes, ibihe byiza nshuti mwese rero, ibihe byiza nshuti bavandimwe, mwakoze subscribe kuri Olivier Media TV, n'abatarayikora nizere ko muri kubiteganya, uko iminsi igenda yicuma nizere ko muzabikora kandi muzakazabikora neza. Nyagasani akomeze kubaha ifunguro ribahaza, ntabahe iribatera umurego. Wa muhungu wanyu rero, nkuko musanzwe mubizi, naje umunsi hari amakuru nabonye bacaracara nshaka kubasangiza mu gihe kingana n'iminota mikeya cyane, kuko ntabwo nkunda kubabwira ibintu bibarambira cyangwa se ngo mbabwire ibintu bituma mudakora namwe akazi kanyu muba murimo mu buzima bwa buri munsi. Uko mubizi, muri Centre Africa hari ingabo zacu z'u Rwanda ziriyo mu rwego rwo kugarura amahoro muri kariya gace ka Centre Africa mu makomine amwe n'amwe. Muri uku kwezi kwa gatatu rero, ukwezi kwa gatatu hari ibikorwa byatangiye kandi ngize ko ari ibikorwa byiza. Ni amakuru amwe dukesha minisiteri y'ingabo z'igihugu cyacu, avuga yuko abasirikare bacu cyangwa se abaganga, itsinda ry'abaganga b'abasirikare bariyo batangiye igikorwa cyiza cyo kuvura abaturage baho ndetse bakabavura ku buntu. Cyatangiye tariki ya mbere Werurwe, urumva ni nko mu minsi ibiri ishize. Gitangira muri komine imwe yaho yo muri Centre Africa, bavura ndetse banasuzuma malariya, bavura indwara z'uruhu, bavura ndetse n'indwara z'amara, ntibibagirwa ndetse no gupima imivuduko y'amaraso mu baturage batuye muri iyo komine. Umubare wabo bapimye cyangwa se bavuye baragera, abaturage bararenga 400. urumva ko ari izina ryiza ndetse n'igikorwa cyiza. Ubuyobozi ntekereza ko ari ibyo byose ari ukubera ubuyobozi bwiza ndetse n'umubano mwiza igihugu cyacu cy'u Rwanda gifitanye na Centre Africa. Ureke South Africa yo bishaka kuzana ibibazo ndetse no gukereya inzangano za hato na hato zidashinga. Numva ko ni igikorwa abaturage bishimiye, kuko ni hake wabona abantu bakuvurira ubuntu namwe nk'uko mubizi. Ariko icyo ni igikorwa cyiza ubuyobozi bwacu buba bwatekerejeho bugakora, atari uburyo bw'umutekano gusa, ahubwo ndetse n'umutekano w'umubiri w'abaturage bashinzwe kurinda. Ibyo ngibyo karagaciyeho. N'ikindi noneho n'amakuru nabonye iyo ngiyo mu Burundi, bashatse guca amashashi ariko babuze strategy babikoramo. Abaturage barinangiye amashashi, n'ubundi akomeje kuba amashashi mu mujyi wa Bujumbura, yabaye menshi yarakabije. Ubwo rero bari mu nteko y'abadepite. Umudepite umwe yabajije perezida wa Sena, amubaza strategy bakoresha kugira ngo byanze bikunze bazace amashashi. We yamubwiye ati byaba byiza uyu uri gutembera hano mu mujyi wa Bujumbura nibwo ubona ko amashashi yabaye amashashi, abaturage banze kubyumva. Umva igisubizo yamuhaye. Yamubwiye ati abo bantu bafite amashashi banze binangiye, uwo tuzajya tuzifatana azajya zihekenya tuzajya tuzimuhekenyesha zose, izaba 50 zaba ishashi 100, azajya zihekenya azimare. Urumva strategy, tuzajya tuzimuhekenyesha azimare. Ibyo mpamvu bizatuma nta wundi n'umwe wongera gutinyuka gukinisha ishashi. Urumva iyo systeme niba zihegenya bakazimira, ubwo ngubwo abaturage ni akawunga.
nizijya mu nda yabo bizagenda bite? Si ibibazo. Nuko niko yabasubije, aravuga ati uzajya yafatwa akayihekenya bizajya bituma mugenzi we nawe abona ko ibintu biri seriye, nawe ntabe yakinisha kongera guhekenya gukoresha ishashi kuko yangiza, nk'uko twagiye tubibona ahatandukanye mu bihugu duturanye, ibihugu bibanyi bagiye babica. Ubwo rero urumva igisubizo yahawe, nimba koko iyo ariyo strategy nziza izatuma amashashi acika mu gihugu cyabo, nimba se bashaka kuzica abaturage babo babicishije amashashi, ko nimubwira umuntu ngo mwahekenye ishashi bumva atari ibibazo, ni ibibazo vraiment. Utwo dukuru tuba twiwe ducaracara rero, mba ngira ngo nawe utabonye umwanya wo kujya kubisoma cyangwa se utabashe no kumva radiyo cyangwa utabashe no kujya kuri Twitter z'abayobozi bamwe na bamwe muri iki gihugu cyacu ndetse no muri East Africa, nzajya ngenda mbibagezaho n'ubundi kugira ngo dukomeze dusangira, tugende twagura umuryango wacu mwiza wa YouTube. Ejo n'ejo bundi tuzagenda twivugurura, muzagenda mubibona, tubagezaho amakuru ya politiki, tubagezeho ibintu bitandukanye, tubagezeho ndetse n'udukomedi n'utuntu tudukora. Imana ibahe umugisha rero, wakoze subscribe kuri Olivier Media TV, komeza uhamuronke, Nyagasani akomeze kuguha ibiguhaza, ntaguhe ibigutera umurenge. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.